Njye kamubwira cyari cyose kiriho nyine tu ndakuba hafi wowe mbwira ikintu cyakubayeho ni mama wawe se cyagenze bite ndatwite ariko ninisha nzi kuba icyo ndekuye ni yande wait Deri Wait. waretse ndekura Deri niye ndekura waretse ndekura waretse amahoro nyine mama mahoro nyine tu uretse gatoya nyine inda ni yande nyine kamubwira wambaraje seri wambaraje inda ni yande abari usanga ndekura nyine ari ibintu ushaka kuberamo umuntu sibyo ari n'ibintu utakwihanganira Deri wambabariye ndagukunda iyo ubu nk'ubu ntabwo gutekereza ase wambabariye ese wandekuye wamwe umuzi inkokora yawe nyine inkuru y'inkokora yawe oya utansiga mwiriwe neza muraho amahoro y'Imana akomeza abantu nawe murebe ukuntu nambaye ubu rero ngiye gukora prank ameze nk'umusazi nyine n'ubundi byancanze murebe ibintu nambaye murandeba mukanyibwira Derrick ari mu nzira ari kuza nyine nitekereje aka kanya nago nari ngari kuza arahari ari hano mu rugo ahubwo ari kuri phone kandi ari kuvugana n'umuntu nyine uri knowledge nuko rero ubu ngubu ikintu ngiye gukora icyo bita kumukera puhanka ku buryo ahita ambwira ati nyine muri make ngiye kureba amarangamutima se bimeze bite esko araje se ko atinda tugiye kuntuza bwa kabiri bigenda bitubanya akazi mbaye none nsa wagiye rero ari ikintu nshaka kukubwira banza mbwire nyine uburyo uri gusa nyine biratandukanye ndi gusaba ute yes cyane thank you gusa nk'aba angel kiss me hard before you go baby urayikunda nyuma yo gukunda wa mukobwa se byaje kugenda bite wambabariye ibyo bintu uko byarangiye wambabariye ngaho amatelefone yawe ndebe password ndayizi nzayihindura rekera reka njye muri WhatsApp ariko si ibyo yuko ari n'ikintu nshaka kukubwira ntabwo uri bunyange ubaza ibintu byose twajya ducamo sinigeze ko risa neza ko ifunguye wayireka nuguruka cyesiba nyine ibintu byose twaciyemo ndabizi hari ibyari biruhije byari bisekeje gusa nyine sinakeneye kubona nahindutseho ntabwo nshaka kukireba gusa nyine mfite ikibazo kandi gikomeye siri kwibaza ngo ni ikihe kibazo uranyanga ibibazo byose twari ducamo sinigeze nkwanga ariko iki ngiki cy'uyu nyine sinzi ikibazo cyaza mu kiba cyabaho nyine ngo tumbe gitume nakwanga sinzi ikibaho cyateruka tu kereka rero wabishatse ukambwira ati ngewe ntabwo nigushaka ntabwo nabwo nabanza kukubaza se wabitekerejeho neza ntabwo wibeshye umwanzuro wafashe niwo ariko mu gihe uri gutekereza nyine iki ngiki kitabaho nta kindi cyabaho
Bakomeze gutyo bimeze bite? Kamubwira icyo ari cyo cyose kiriho nyine tu ndakuba hafi wowe mbwira ikintu cyakubayeho ni mama wawe se byagenze bite? ndatwite ariko nyinisha nzi kubera icyo ndekuye ni yande right. Deri Wait. waretse Ndekura. Deri Nyine ndekura. waretse Ndekura. waretse Amahoro. Nyine amahoro nyine tu. Uretse gatoya. nyine Inda ni yande. nyine kamubwira Wambabaje. Seri wambabaje. Inda ni yande. niyo mpamvu duturanye Abari usanga ndekura. Nyine ari ibintu ushaka kuberamo umuntu sibyo? Ari n'ibintu utakwihanganira. Deri ndagukunda Iyo umuntu ntabwo gutekereza ase wambabariye ese wandekuye wamwe umuzi inkokora yawe nyine inkora inkokora yawe oya utansiga nahise ubundi abibwira mama Deri wari mbaze ndekura basi winsiga ndekura ese ni itegeko kugira mu mwana nawe man gumana n'uwa mujama sibyo ashatse ndekura ariko ese wandekuye bazi mero waramutse agasanga afashe gutya ndamubwira ko ari yawe ese ko kitagira kwihangana ndekura ndagukunda ujya kubikora ntabwo wanekerejeho wandekuye basi ma tuzamurera explanation ni utamfasha ujya kubikora ntabwo wanekerejeho wandekuye isho wandekuye ntabwo wayumvise nahirika mvuga wandekuye ntabwo uri kunyumva aho bigeze bita n'igende sakureza gise ngikiri kunyumvisha Mira warabizi se wapi nimero za mama wawe uramubwira ngo nimero za mama wawe umubwira nimero za mama wawe ndagukunda n'ubwira amajana c'est un blanc mbese babari ndekura man ndekura rimwe kabiri ko uzwatunyica ndekura ugahita unayikuramo ndekura ntabwo ikinishaga koraho wumve nta kintu kirimo ese babibapimisha nganyege dore kamera sha nawe uragora dore nayo ndi kurikodinga gise dusigaye dukora pranka igira vuba iminota ingahe ako ni ukuba burakaye cyane ubundi tuba dukomeje hayi morode reba moro nanya kumfata gutyo n'inzongere hari ibintu ukora urabyumva ni no sense ni no sense kabisa nose ni I'm sorry nyine ni prank nasi yewe ko wankoreye prank na wa mukobwa harya yitwa Angel sikomoro sitwa Angel wa mukobwa Angel mwakoranye prank cyagiye moro si yakoranye na Angel bavuga ngo yamuteye inda kwa wa mugani ko kabahungu nakwihangana mugira rakuntu se bisaza ndikura chup ngo korarara yo twara nako nyine uburyo kujya ukunda kuri vengeance ntibyo urangiza ibintu ngo bive mu nzira guys nawe ukorera ikintu nawe uzazita igikora iyi prank reba noneho n'ikintu nambariye mu ikanzu nambaye nk'abasazi kugira ubibare guys ikintu twigisha iyi prank ikintu yarigamije
n'ubundi ni inda zitateganyijwe sibyo ukuntu waba ufite boyfriend nyine agahita kwigarika cyazi ntabwo ubaho ndabe nanjye nakugiriye inama ndavuga ati mugumane wowe ngo wari wakunda umuntu kenda gusara ndawukunda mobera mbazi mani ibi bintu tubirekere seri ibi bya bintu tubirekere seri ibintu mwihaye ntabwo ari byiza yambi urabyumva uri kubyumva nta ntimuzongere kabisa gira ikintu abakunzi banjye bakazuba muri rusange nanjye ndabakunda mujye mukomeza munyereke urukundo ku mbuga nkoranyambaga zanjye nubwo banyitira ari benshi ariko munasapotinga DERRICK dore ibihumbi aracyari ku 100 kuri Instagram kandi imagine n'abantu bamukurikira TikTok ariko babimenye nta kibazo yitwa DERRICK Ndagano aha kuri username Fred Ndagano ko navuga izina rye rivuga na wa muntu nyine tu wa muntu nanjye kumvugira umuntu ufite abafabazi benshi w'imyitire njye ntango umuzi njye arabaruta mwese ndamuzi we nambaye ubusa ariko nyine ntuzongere kwambara ubusa gukora prank nawe ntuzongere shiri ibyo bintu byawe ni ibiki ibihe ibyo gufata imyanya kikatujya gutya ntabwo nzano nabikuye nari mu bashinwa niba niba bakubikora ntabwo manzi kabisa itararara urwaye amaso kanwa rero guys mukomeza mudukurikirane mukomeza gukanda subscribe share comment like and so on YouTube yanjye bayita gute turabakunda cyane mwanjye Madame Ndagano Madame Ndagano you Madame DERRICK no Madame Ndagano Madame Ndagano wari Fred Ndagano I know Madame Fred Ndagano akicyazi yitwa neza umwana wanjye isi wambabariye mana umwana wanjye nzamwita Ndagano bayita ngo DERRICK Freddy official ngo Freddy ni iyi ni arubaz sibyo arubaz DERRICK Freddy official official ugomba guhindura izina sasa rero bakunzi bacu ba Bonflix mukomeze mugubwe neza ndajya nkomeza mbazanira udupranka nubwo nyine tuba tudashishikaje akamara kazi cyane izinyo cameraman duteretanye ganere yo shora uko yica hazaruho niwe